umugabo so ni wa munsi cyangwa warongeye wa mugabo wa munsi umuhamagara nanjye kwamamagara jewe aho kugira ngo njyewe nza numva inkuru ya zawe za buri munsi inziza nimbi imbi arizo nyinshi inziza arizo nke uragenda ntabwo byakunda ndi babanze bakugira inama ariko uyu no mugore bakigira inama none umuntu ngana none ngeyo nimba izo mugira ndi umugabo atazumva oya nimba ngeyo inama mugira ndi umugabo umuntu arakoze arakuruta ndabyumva bakugira gushaka guhamagara atatu ndabyumva uko se washakaga abagabo batabya washakaga batabya ese ugira ngo ushaka abagabo batabya uzabanza bikosora shaka ingumba y'umugabo ngumba ariko niko tumuntu avuga ngo mfite umwana hangana na ugati mfite umwana ariko umwana n'ubundi kadahari oyereka mama kankubaze ihangane ukigomba kure gasubire zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi uyu munsi rero ndi kumwe na ndi kwa Papa Fisto ngira ngo muri kubibona byabaye rwaserera Papa Fisto yahisemo kwirukana umugore yahambira afite agakapu ariko gatoya umugore nawe ngo ntashaka kugenda ngira ngo muri kubyumva nyine bari gutongana reka mbanze mbegere hanyuma turebe ko twahosha kumva ukuntu witwara kumva ngo nzaniye abagabo mu rugo umva se Papa Fisto Karame ikibazo mfite no kuhambirije umuntu kuri aya ibintu byakomeye ibintu byankomeranye dore inkuru noneho yandenze yakasamuye urugo rwanjye nyimara kuhava nigiriye mu kazi ngo haje mu ndi mugabo mu rugo nza kumenya amakuru yuko uwo mugabo waje mu rugo ari umwe we babanaga na amakuru atangwa ariko si cyagiye umuhamagarara amakuru atangwa cyayaragarutse nyuma yaragarutse sinzi ubwo igihe yazi ariko ngiye amakuru namenye ntabwo yirukana gutya rero none uragenda none se reka mubwire icya kabiri ukunsigaye witwara rwose byandenze ese reka nkwereke uko naga ndiko nyirukana banza umenye iminsi maze nari mu rugo uburyo nyakiriye nje nabibonye mana mbabare aho mbabare ibintu bitaba nabi ntabwo ndi kujya nta kintu none se Keza nta kibazo reka njye munibarize reka nta kibazo agende reka njye wowe umwibarize ariko njye kuvuga ngo yazanye umugabo so ni wa munsi cyangwa warongeye wa mugabo wa munsi umuhamagara nanjye kwamamagara jewe aho kugira ngo njyewe nza numva inkuru ya zawe za buri munsi inziza nimbi imbi arizo nyinshi inziza arizo nke uragenda okay ushaka kugenda gute ushaka kugenda nijoro so kujya ejo no kugenda na kumanywa ntago nasoka gutya nta kintu njyanye ibyo ujyanye ibyo gusa hari mezi ibirimo byose akira bijyana wese wabijyanye kari ibyawe ushaka kujyana iki se oya muhubure hano ni mu rugo rwanyu nawe hafite ibye wa mugani nkuko abivuga ntago byemera ahubwo ni ibiki we Keza banza wumve nyamara utekereze neza mbere yo kwirukana umugabo utazamwifuza ukamera nk'uriya mugabo oya banza wumve ibi bintu byamaze kumbana indengakamere ejo bundi ngiye nirwa nsera n'abagore wapi umwe se cyangwa babiri ibyo nibikureba kuko na n'umwe wanongiyemo ntago ndi kugenda rero gutya rero uragenda ariko yuvuga ngo ntugenda none se ukivuga ngo we ntugenda umuntu ntagushaka ushigiye ukivuga ngo kuba atashaka ntago nagenda ntago ndapfa kugenda gutya gusa nyine vuga gutya gusa no kuvuga iki nta miti nashakire naho hari ibintu byanjye ngenda
ibyo byoroshye nirongora nawe urazana imodoka cyangwa urazana akayafa nibikira rata tubwire ugenda ubyikore ku mutwe nibijyanye n'iki ibintu byo ufite mu nzu nibiki ibihese kare ubizi ngewe sinzi ni muyibanamo nimba ari byaguse nimba ari imyenda ye nimba ari imyenda ashaka nambabare kujya kuzingazinga n'iki n'iki ngende kwihuta nigira no mu kazi kujya gushakisha zingazinga imyenda cyo na umwana naho urakinze ono umwanya wo urakinze ngo ni njye kuzingazinga imyenda n'iki n'iki ngerayo urakinga reka ubu ndi kwihuta rwose nigira no mu kazi ntabwo byakunda urakinze ntabwo yakunda ngende kwitahira ngende kwigenda none se ubwo ngende kwigira ku kazi umvise uri kujya ku kazi mbese mumbwira ngo by'imyenda n'iki n'iki ngiye rwose igenda ariko ntabwo napfa kugenda gutyo n'ubundi utaha nzagaruka n'ubutaha nzagaruka ntabwo birangira nzagaruka nzakuko ibyanjye ntabwo birarangira umbwira ngo nigende gutya nanjye bigihana ura ku munsi wo gufata ibintu byanjye ariko reka mbwira buriya kugira ngo wemere kugira ngo ubyemere utagiye iwanyu ngo ugende babanze bakugira inama ariko uyu ni umugore bakigira inama noneho umuntu ungana none ngeyo nimba izo mugira n'umugabo atazumva oya nimba ngeyo inama mugira n'umugabo uyu muntu arakuze arakuruta ndabyumva bakugira gushaka guhamagara atatu ndabyumva reka ikibazo cyayo ni kimwe mwese ngira ngo hari ikizahinduka kuwo nzanye nkasanga ahubwo arenze uwo nahoranye nawe ntuzahinduka rero ni ibintu byamaze kujya bincanga uzana abana mu gitondo n'ikigoroba buri munsi none se uremera kugenda wowe ugiye kwa nugenda se ugiye he ugiye mu rugo rwawe rukuru ugiye iwanyu wa mugani ndagiye iwacu nta n'ikibazo kinarimo ugiye iwanyu ungana gutyo bitwaye iki bitwaye uravuze bazaze kugucyura se uzajya kumucyura nibitekerezaho cyangwa se nzajyayo cyangwa nabyihorere kwanza namaze kwitekerezaho kuko ibintu asigaye yigira ntabwo byankundira keza ntabwo nabishobora nta n'intambara zawe nshaka reka mbe nanijye ntabwo nabishobora ikintu ngiye ngushakishaho ni kimwe mu gihe naramenya amakuru y'umwana wanjye Fiston ku mpamvu zawe mu gihe namaze kumenya ngo umuntu avuye hano mu rugo nigera gushaka faranga uzanamo abagabo byose ni ufite gihamya cyo kwa abagabo baje hanga mu rugo rwawe cyandanga oya kuba umugabo ko yaraje nta kibi bakoze ntibagiye kuryama mu nzu yabase kuki yaje nahari uzana uburenganzira bwe kuki so mugabo nahari yureka we uvuga ati nyene ikiganiro cyanye n'umugabo mukuru sibyo ariko nzategeza umugabo wagiye gupagasa have mu rupagasiriza ze mu rugo nubwo azaba ari mu rugo zahamagara ngeze igitekerezo nandi ntambara yawe nambara se nge ndwani yawe Kongo ni yabandi wenda uranayirenze ese wavuga ari uyu ubundi cy'ingenzi urumva uyu mudamu yaramaze kubona ko wowe biri kwanga ahitamo gushaka kwiyegereza uriya musaza uriya mugabo we wa mbere uri bakomezanye kandi uranawe atamukeneye nawe ntiyavuze ngo ntamushaka bazaza bihorere kuba badaki watamukeneye nibindeba nibankura akajagari mu rugo akajagari niko udashaka nibankura akajagari nuko ngo bwa mbere mwaramurwaniye uyu mudamu muramurwanira rwose n'umukunzi bijya rero agahini gashya umuhini mushya utera amabavu nabona agahini ari gashyashya rwose kameze neza yenda kazanyerera ariko ibintu bimunkorera gukorera byo kujya kuzana abana icyo dupfuye n'abana uzabanze wikosore washakaga abagabo batabyara uzabanze wikosore shaka ingumba y'umugabo ariko niko umuntu avuga ngo mfite umwana ahangana nabwo ati mfite umwana ariko umwana n'ubundi kadahari oyereka mama kankubaze umwana waramwanze yego ariko umwana n'ubundi ntari none ku buryo umuntu akudara ngo akira kandi adahari hari uwo yazanye n'ubundi umwana wenda azana n'abandi ndumva afite soko ari ubushimishijwe nuko uri mu rugo wenyine ntiwashimishwa nuko uri kumwe n'umuntu mu rugo munaganira byo kumbwira ngo abana noneho reka nkwereke reka iby'abana n'iki tuba tugihoreye bawigenderezwa tuzaho ubutaha sibyo nimba niwisubiraho sibyo uzamamagara tuvugane sibyo ariko nubikomeza gutya bigakomeza uko nguko umfasha uzabyimenyere genda abona ibyawe ndabona yakugira inama nakwanga sibyo yewe wese numva ni mukuru simurusha imyaka kumugira inama ariko ikintu kintungura ni ukuntu birangiye uzinze
uzinze ugiye Ngomba kandi kumuha warahisemo no mugabo ngomba kumuha waramukunze amahoro nabitekereza ukaba uhisemo kumuta ukaba ugiye Naya. nawe wari ufite mbere nawe akaba atagusha ukaba ubuze byose nabitekereza tuzasubira cyangwa se bizanabyihorera ibyo nta n'ikintu binatwaye ubuze byose wa mugani wawe ndi ngo ntingatimenya ariko buriya we n'umugabo we ntibabuze ikintu baganiriye gifite inyungu gishobora kuba kitaza none se ko yaje wawe hari icyo hakuye njye ntabwo mbyumva uburyo yaje nzaga mfata ibyanjye zangiye gutya gusa nzagaruka ibyawe ushobora no kugaruka na mukajyana ejo ntabwo bisi ibyo ntibikureba ariko ayo makuru nakwihera nama nimba utisubiyeho ngo nkundire abana unyumvire ku byo nkubwiye Imana uzagenda ubyimenyere nta kintu nakugira reka ngenda mbitekerezeho ubwo nimba ndugaruka nzaguha kundi yewe bugaruke nta byo gucacura byo gucacura hano iwanjye n'injye uhakodesha sibyo ubwo nibinanira ikintu ko mbona n'ubundi nawe uri kwisezerera wirukanka ntabwo mpfa kuvuga ko mbonye ubundi se harya ubu werekeje he ntaho nderekeza ntabwo ndapfaga ariko ntabwo ndanagenda ngiye kubona urara mu nzira keza uyu mugore nawe ameze nk'umufite indi myanzuro uyu mugore ukurumva ukumubona nawe nafite imyanzuro itasobanutse afite nk'ibindi bintu bimurimo shawe murenganye nawe kuri iyi nshuro ndabona nawe ndi kubona yabuze icyerekezo wicare kugeze kuki wicare kugeze kuki ugomba kugenda wowe ugomba kugenda wicaye se gute cyangwa ukaba wicaye ntacyo ariko ntunyinjire mu nzu ibintu byo kuza kwitwaza ubwo mwarashaka gushyira mu ubwo nimba ushaka gusubira ariko nawe rero ni umuntu uwirukana umuntu ukabirukana umuntu kurira izuba ku manywa y'ihangu aragera iwabo rihumbye niyigabe rimuhumbiraho we niyigabe we niyigabe oya wa muntu we wa mugore bimaze dore nk'ubu ngubu nari ngiye ku kazi none no ku kazi ndumva birimo binavamo kubera waje buhumanye naje twumvikanye neza none ubu ningende kuri nkuba y'izuba sinzi wa mugore we sinzi ikintu ushaka ntabwo ndagenda iyo ukuntu mbishaka cyangwa ukuntu nabyifuza niyo numva natakubona mu maso yawe urambona mpaka nanjye ntaho ndagenda igihe nshakiye igihe ushakiye nibwo nibigenda wamuhaye itike se ayitikera cyara yafite abagore basigaye bafite ubwizigame abagore utakizi mu itsinda baba mu matsinda wishyuraga ngaho ku munsi aba bafite amatsinda basanga n'ubwo atabuze ayo yagujijemo wumvise ukaba agiye kunsiga mu madeni yabo yabaza kwigwa nkomanyira ngo wagujijemo wumvise uzayabaha se kubw'amahirwe wenda nzabimenya yenda haciye iminsi ariko icyo nzi cyo ngo hajeho amatsinda yo kwizigama ubwo ntabwo wabura kwizigama uyu mugore ni umusirimu ntiyabura itike keza wamumbariza ikintu kimugaruye yari yagiye arimo araruhuka nduhuke ndagenda igihe nshakiye nawe iri zuba reka nkubwize ukuri nawe wahambiriza umuntu wamuhangarira izuba rya saa munani yashatse hari aruhukira se ataruhukiye iwanjye n'indambirwa ndagenda ariko iwawe twagira ngo wahambariye impeta we wowe wahambariye impeta yonyine se ndagendera igihe nshakiye urumva aho ndumva nshaka kugenda nibwo mpaguka nkaguka nkagenda iyo bigezeho bikomeye nibwo nkubwira ntiwaje ukangira inama ariko inama ntukuzigira batazumva oya nta nama yindi namugira kuko nawe icyiza ni uko wowe wemeye kugenda baragenderega nawe urabizi icyo dupfa icyo dupfa urakizi ko bakinze se urakizi gira ugende unakwirukana ku manywa y'ihangu sibwo ugiye waje neza none ugiye nabi nyamara ndakubwiza ukuri buriya urugo rwawe rwa mbere ntabwo gusenya ni ibintu bigoye ariko kubaka biragoye nk'ubu wavuye mu rugo rwawe rwa mbere neza byoroshye wumva ko ugiye muri paradizo none nawe aho ugeze ibintu bikubayeho ibi warabikekaga ibi ngibi se uyu mugabo muterekana mukundana akubwira ko wigize utekereza ko mushobora kugirana ikibazo ubundi ujya kubana n'umuntu ariko uvuga uti nejo ubundi yagukimbiza ukigendera kubera yuko ntabwo umuntu ni mugari kandi ni muremure njye narabitekerezaga rwose cyatumye mbitekereza no kuvuga ngo yari afite abana benshi ntabwo uyu mugabo ko ndi hano mu tujye gufana dupfuye abana umunsi yabazanye ko noneho bizaba isereri bikarushaho urumva ndavuga nti nzafata umwanzuro ariko buriya iyo yamitike n'atana yima ntabwo nabura itike ngeze iwacu
noneho rero ukagira inkuru bugiye kugenda ujya iwanyu mu rugo kwivuga nicare hasi ubabwire ko usenya ute ubabwire ko ubigenze bita umuntu ungana nawe ukuze uvuge ko urugo rukunaniye urugo se icara usobanura ubabwire ngo ndasenye ngo ntaye urugo kubera iyihe mpamvu jewe ndagiye ibyo kuza nturaho abana ibyo nibyo nanze niwe nabishaka azaza dusubire nabishaka yego impamvu igaragara ya nyayo ni wowe yaturutseho watari umugabo wa mbere usanze uwa kabiri murananiranywe none ugiye kwahukanira iwanyu uragenda uvuge ngo ndashenye kubera ko nataye umugabo urababwira ubuse nahagera wenda barambona ameze nk'umushyitsi kuko nta kintu njyanye ntabyo nzababwira nzaceceka mbihore njye byuka nkore nk'umwana waje agarutse iwabo nkore neza rwose rwose nicare hasi nkorope noze ibyombo ntekere umukecuru arye nicare hasi bakada nsigaranye umubyeyi umwe gusa imyaka 100 niyo afite koze nzagira mbwire ngo subirayo mwana wa ntiyakwirukana ntabwo yanyirukana ahubwo uyu mugabo nagaruka aje nanjye nzamusuzugura nese ntanyirukanye ku manywa y'ihangu nanjye nazo nzamusuzugura nzabimukorera ariko naza kugucyuraza naza kunyanya nzanza musuzugure arabizi ibyo nkoreye ku manywa y'ihangu nanjye nzabanza musuzugure mbimukore mubwire yuko njye sinkugira inama kuko sinkuruta yego ariko ikintu cya mbere buriya ntukanga umwana w'umugabo cyangwa buriya umuntu wahisemo kubana nawe wamwemeye n'ibyo byose kandi ikindi iyo ubana n'umuntu hari ibyo wihangana wari kwihanganira uriya mwana akamuzana mu kabana ese ni umwana umwe ni umwana umwe ko n'uvuga ko ari umwana umwe ko ari benshi umwe kandi bose bari bagiye kuza nabyo ese ntabireba ari bose yari yahamagaye yambwiraga ko ari Fisto afite n'umukobwa afite n'abandi ati ngiye kubazana nabwo ati ntago bishoboka nabwo ntago bikunda urumva nanjye nakuzaniye ibyo byari kuba ari amakosa ntabwo abana babiri bose bazi bazana abana babiri cyane rwose dore ariko ubundi urashaka iki sindi bugende ubundi urashaka iki ariko inzu ntiwayikinze urambaza none se uracyara urambaza iki se inzu wayikinze kandi cyane hasi n'urukukire ntiwakinze idirishya aracamo idirishya ndacamo idirishya ryaje nta kibazo niho turambaza iki akaba yajyamo n'akayaga ese ubundi urashaka iki ubundi urashaka iki ese uko nakwirukanye sinavuye mu nzu yawe se inzu ndabona aha ni kumvuga ubundi urambaza iki yo kuntu mbyumva numvaga ko ugeze kure ngera kure kubera iki se ese urashaka iki ndagenda ujya kumucura nawe azaguca nakubwiye ko ngenda ari igihe nshakiye nta tike nagusabye urumva gucyura hari itegeko ribihana wabireka ntiyazigarura ngaruka gukora iki n'agasuzuguro kawe ntabwo nagaruka mu maso yawe ngaruka nje nizanye se rero ibintu byamaze kunca arambwiye ngo genda mubwiye nti iyo wemere ko ari umwana umwe arambwira ngo mubwiye ko abana bose uzabazana hano ukabana kandi ibyo bintu nzi ko yarabonye yarambajije ati se ufite abana bangahe ntabwo ni uwaje n'umwe ufite n'abandi aramuhararaye umunsi wa mbere aramuharara uwa kabiri ariko ibintu yamukoreye mana we ni naho namenye ko uri umwana muto wese uri mwiza iyo ujya kunsigira umwana ukagenda ugatundura umwana w'umusore ngo umuzanye ahangaha waramutesheje iwabo kubera iki nahereye kera umwana gusura ababyeyi biremewe iyo ujya kumusura se ku mugore wawe ntabwo aho wamusanze ntabwo wamenye ko nagiye yuga kusurira y'umwana kwa nyina ntacyo byari kuba bitwaye ntabwo byari kuba nese wari kujya ukambwira wari kujya umbwirira iki ntabwo wari kuba ubimbwira ntabyo ari kumbwira wari kubihisha urumva neza urangira ngo degudere abana ndabazanye utanda ndabazanye utabimbyiye nanjye yo nza kujyayo ntabikubwiye undi ari kwimenya nese ubu nabwiwe n'iki ko umugabo yanziye ko yinjiye mu nzu yawe se bagomba kuko yinjiye mu nzu yawe none se bakubwiye ko yinjiye mu nzu yawe ko yenda kose nta nkuru igiyo beka itonde rero n'ubundi ndagenda sinsa no mu nzu nkeneye gusubiramo itonde ndagenda nishaka ndagenda itonde nzaza gufata urantegeka se ntushaka uhaguma se bitwaye ubu tugumana ahangaha genda mbirwa merekeze ntaye nawe umuzamu nyine genda sindi ahubwo niwe muzamu ahubwo kubera ko iyo Burundi wagize gute wabuze utereka nigendere ngaho ndigendeye urumva oya reka nkwereke ikiza ubwo umuzamu warwo ubwo reka nigere mu kazi kanjye igendere nanjye nimara kuruhuka nanjye ubwo ndafata inzira ngende nimara kuruka ndagenda ntugire ikibazo rwose urugo rwawe kuzuraza urusange
urumva umuntu akwirukana ku manywa y'ihangu nta n'impamvu aguhaye nta mpamvu ariko urihagije umenye nta niyo wari ukeneye ntayo nshaka nayijyana igenzi narimenyere kwihigira najyana impamba yiwe najyana rero wa mubyeyi wumva byarangiye nta n'icyo njye narenzaho ikintu cy'ingenzi nzaba numva amakuru uko ameze yego tumenya aho uri yego tumenya aho uba nyine mujye mumpamagara namwe ntimuzantererane nkuriya mujye mumpamagara ese ugeze hehe werekeje hehe icyo bitwaye se nta kintu bitwaye rwose bwako izuba rino kurenga rero nta n'impamvu wa mugani kuba umuzamu w'urugo rwawe reka nanjye nigendere gusa dore Imana ikujya imbere wa mubyeyi we rero ngaho bayi reka nanjye nigendere ibindi tuzaba tubimenya tuzaba tumenya amakuru